Abakurikiye televiziyo Rwanda turabasuhuje kandi tubaye ikaze mu biganiro byacu. Ikiganiro cyacu muri aka kanya kigiye kwibanda ku rubyiruko mu kurwanya ruswa. Turabizi ko urubyiruko rugize umubare munini w'abanyarwanda cyangwa se umubare mwinshi w'abanyarwanda hano mu gihugu cyacu. Ni nayo mpamvu bakwiye kwitabwaho cyangwa se bakwiye kumenya ko kurwanya ruswa cyangwa se kurya ruswa bimunga igihugu, bidindiza iterambere. Ariko ibi byose mu by'ukuri byari bikwiye kuba babikangurirwa n'inzego zibishinzwe kugira ngo barusheho kubimenya, kugira ngo barusheho kuba inyangamugayo z'uyu munsi n'ejo hazaza. Ese bazaba inyangamugayo barya ruswa? Bazaba inyangamugayo barebera urya ruswa bakamuhishira? Turabizi ko bari mu nzego zitandukanye z'ubuyobozi. Ese nibatigishwa bagakomeza kurya iyo ruswa? Ntabwo tuvuze ko tuyibashinja. Ese hazacura iki? Ese ntituzagira igihugu kirangwa na ruswa? Kandi hari inzego mu by'ukuri zibishinzwe, hari abashinzwe gukumira no kurwanya ruswa. Inzego zirahari, amategeko arahari, ariko ugasanga mu by'ukuri iyo ruswa iracyavugwa nubwo atari benshi, ariko irahari. Ese ibi bizagenda bite? Tugiye kureba icyakorwa, turebe ibishoboka se n'ibishoboka, turebe ibikorwa biteganijwe muri iki cyumweru cyahariwe kurwanya ruswa, turebe ibiteganijwe. Turi kumwe na Honorable Mukama Abbas, akaba ari umuvunyi mukuru wungirije ushinzwe gukumira no kurwanya ruswa. Bwana Mukama Abbas, tubaye ikaze. Murakoze cyane. Turi kumwe na Ngabo Brave Olivier, akaba umunyamabanga nshingwabikorwa w'inama nkuru y'urubyiruko. Ko bimeze? Murakoze. Turi kumwe na Bwana Apollinaire Mupiganyi, akaba umunyamabanga nshingwabikorwa wa Transparency International Rwanda. Tubaye ikaze namwe. Murakoze Vincent, kwa mwadutumiye. Muri kumwe na Munyaburanga Vincent. Bwana Abbas, reka mpere kuri mwebwe. Tuganira kenshi, nubwo yenda nari guhera kuri Olivier, ariko tubanze tuhere kuri Bwana Mukama, Honorable Mukama Abbas, turebe ese mushinzwe kurwanya ruswa mu rwego rw'umuvunyi, ni byinshi mubona, ubushakashatsi mukora. Iyo turebye urwego igihugu cyacu kigezeho mu kurwanya ruswa, yewe n'ababagana babaregera cyangwa se babagezaho ibitagenda, serivisi zitagenda, ubona wajya kureba ugasanga inyuma hihisheyo ikintu cyo kubanza gutanga akantu kugira ngo umuturage ahabwe serivisi. Bihagaze bite mu kurwanya ruswa ko mwirirwa mwigisha? Turi ku ruhe rwego? Urakoze. Uko bihagaze ntabwo bihagaze nabi, ariko ntabwo twakwirara. Inzego zashyizweho na constitution zirakora neza, turakorana. Abantu uri buyirwa ifata korera investigation, bakora dossier zikajya mu bushinjacyaha, bikajya mu rukiko, murakurikira. Nibigaragaza yuko abaryi ba ruswa twarabatangatanze kandi bakanafungwa, cyane ko n'amategeko yacu noneho twahisemo yuko icyaha cya ruswa ari kidasaza. Wayiba ugahungira muri Amerika, kamara imyaka 10 wazagaruka tuzagufunga. Wayiba ugiye muri investigation, tubone ko ari ibimenyetso bigaragaza ko ibintu byawe tuhita tubikonfiska, kuko dutinze gato wahita unabigurisha, cyakazaguhama ibintu warabigurishije. Icyo twavuga ni cye kuba dufite umurongo twahawe na His Excellency Perezida Paul Kagame. Nta muntu n'umwe uri hejuru y'amategeko. Kuri ruswa nta santimo zihari. Kuri ruswa uwo ari we wese ni zero tolerance, kuko ari wese. Yego. Nyuma munyamakuru nabize nicyo gihugu cya mbere gifunga ministre, gifunga mu general, gifunga uwo ari we wese. Bitubere urugero rwiza. Bifite n'impamvu muri gahunda struggle bahagarika jenoside yakorewe Abatutsi. Icyo speech yabwiye abantu, sinshaka rengana mu Rwanda, sinshaka ruswa mu Rwanda, kuko yarafite vision. Ibi turi kujya bifite ni vision yarasanzwe afite, yagaragaje abanyarwanda turi 9 mu rugwiro. Niyo mpamvu ubona iyo ari ubushake bwa politiki. Yego. Dufite perezida wabidutoje, amaherezo abahirahira bose abikore, ariko azi ko igihe cyose azafatwa azabihanirwa. Nicyo cyizere dufite.
ranking ikorwa n'inzego mpuzamahanga igaragaza aho u Rwanda ruhagaze. Tureke RGB araza kwivuga branch y'u Rwanda headquarter yabo mu Budage, baza hano bahura n'inzego zitandukanye. Iyo batanze ranking mu bihugu byo kwisi aho nta marangamutima, murabizi ko mu rwego rw'isi turi mu mwanya 49 mu bihugu hafi 180. Ibyo bihugu na kimwe cyabura jenoside yakorewe Abatutsi n'ibyo twahuye nayo twebwe. Ndashaka mwumve iyo comparaison, kuko twebwe after 30 y'imyaka 30 u Rwanda rwarapfuye rwazutse 94. Ni ukuvuga iyo umwana avutse aratangiye umubungabunga umwigisha akoreza arangije university, niyo period nk'u niko tumeze. His Excellency yatuzuye 94 jenoside yakorewe Abatutsi tutanye gutekereza RPF ishami kurwa ni gahunda president ni gahunda ya RPF, kandi mu cyambere kurwanya ruswa cyari mu byambere. Niyo mpamvu iterambere tugezeho ubu ni confiance abanyamahanga bafitiye u Rwanda. Yego, niyo ubona abashoramari baza hano gushora imari mu Rwanda, murakurikira amafaranga bainvesta hano mu Rwanda nuko afitiye igihugu cy'u Rwanda confiance. Iyo ubona 2003 budget y'igihugu yari miliyari 59, ari naho tuva muri strago twaburaga amafaranga, RPF gafite amafaranga akariyo itiza government. Niba no tuvuye muri miliyari 59 tugeza muri trillion 500 today, kandi 60% ni contribution umusoro w'abaturage. Nikibagaragaza ko abaturage bamaze kugirira ikizere igihugu cyabo, ni bwa buyobozi bwiza bibona ko igihugu ari icyabo. Sino Revenue Authority buri mwaka ceiling target bahabwa na cabinet bayirenzaho miliyari 20 mu mwaka. Avana he sava amafaranga y'Abanyarwanda bitangira. Niyo ubona u Rwanda rwose utembe ugasanga bose yabaye umujyi bikozwe ryari si imyaka 30 niba ndi babikora s'Abanyarwanda se muri budget yabo. Ibyo biguye icyizere yuko ntituhagaze nabi, duhagaze neza. Iyo abantu baje no kwigira mu Rwanda hari benshi bazagusura urugo rw'umuvunyi, kandi baza bishura amafaranga baza kwingamba u Rwanda rwafasha. East Africa Community turimo ni imyaka ikurikije turi abambere, ariko naho twakwigeranya n'abantu turi kumwe muri gahunda za leadership. Afrika turabakane, muri Afrika turabakane. Nose wahereye kwibaza iki gihugu kiva muri jenoside yakorewe Abatutsi imyaka 30 uwaye cyabi cyakane muri Afrika mu myaka 3 ikurikirana, tubakane wa gatanu. Nibigaragaza iki munyamakuru niwoze bushikamye bufite umurongo. Nitwe turifuza noneho target ya His Excellency nuko muri vision 2050 yego yadoye target ko tugomba kuba mu 5 bya mbere kwisi. Yaranduye ruswa burundu. Ubu umurongo yafashe, kandi ibyo avuze ni itegeko. U Rwanda icyo dushagwira tukigeraho, kuko example ya mbere hari jenoside yakorewe Abatutsi yahagaritswe n'Abanyarwanda. Amahanga yatusereranye impunzi hunga muri Kongo baze kudufasha ngo zizana n'Abanyarwanda bagikuzizana, turazizana tubaka igihugu cyacu. Ubu umuntu ubwiyo tubaka igihugu cyacu dufite icyizere. Abanyamakuru ntugire ubwo, ariko haracyarenza ndende naho tugomba gukanda kugira ngo niyo % nkeya. Harimo n'abavuga ko bayirya ariko ntivugwe cyangwa se hakabaho ibyirengagizwa. Abo babwira iki? Abumva yuko babikora bihishe, ariko amategeko ari mu gihugu umunsi wari wese bazafatwa. Turababwira iki rero? Niba bakunda igihugu cy'u Rwanda, reference mbabwira ni 94. Ndavuga niba bakunda u Rwanda atari byo byenyine ruheshwa, yumva ko ibyo akora arahemukira Abanyarwanda. Iyo uriye ruswa ureba n'umuryango uba wishe miliyoni 10 z'Abanyarwanda. Birumvikana. Icyo gihe ntabwo wavuga ko ukunda president kandi yanga ruswa, ujya ruswa ntabwo uri kumwe nawe. Ariko amaherezo bazafatwa. Inama tubagira nibareke tsazo Abanyarwanda kontribution batanga yubaka igihugu n'ububibi bwabo nabo. N'u Rwanda twifuza kuzasigira uru rubyiruko dufite, ugomba kurusigira u Rwanda rutekanye rufite budget babone baza aho bahera. Exactly. Murakoze cyane Bwana Olivier. Dutangira iki kiganiro twavuze ko umubare munini w'Abanyarwanda n'urubyiruko. Turebye barushamibare rya gatanu ryakozwe. Abo urwo rubyiruko tuvuga abenshi bari mu kazi hirya no hino. Ese twavuga tuti aba Banyarwanda uyu mubare munini uri mu kazi gatandukanye washoboye kwigishwa cyangwa barigishwa ububi bwo kurwanya ruswa, ruswa idindiza amajyambere,
Honorable Mukama Abbas yabigarutseho. Ni gute mwebwe muvuga mutura urubyiruko ruracyari hano ruri mu kazi, ejo bundi baracyari mu kazi, nibo mbaraga barimo barakora, ariko bagomba no kwigishwa no kumenya ububi bwa ruswa. Mubigenza mute nkamwe mubana n'izi nzego z'urubyiruko? Murakoze cyane, tunabashimira ko mudutumiye wa mugani. Ibyo uvuze nibyo, twagize amahirwe, icyambere tugira igihugu kitwumva, cyumva urubyiruko, cyumva imbaraga z'urubyiruko nk'uko namaze kubivuga. Niyo ureba aba babyeyi bacu tuvuga batangiye urugamba rukomeye n'uyu munsi harimo n'urw'iterambere, icyo gihe bari urubyiruko. Ni ukuvuga ngo dufite aho twigira kuba urubyiruko rukwiye kuba urubyiruko ruzima rw'u Rwanda. Icyo ni icyambere. Icya kabiri, uko tubigenza wabaza uti bikorwa gute. Mu nama y'igihugu y'urubyiruko uko dukora, dufite inzego ziva ku rwego rw'igihugu kugera ku mudugudu, kugera hasi ku mudugudu. Tugira ibiganiro bitandukanye, tugira siporo rusange z'urubyiruko. Buri gihe tuba dufite insanganyamatsiko tuganiraho ijyanye no kuvuga ngo niyihe nubuhe butumwa twifuza guha urubyiruko. Ubwo ntabwo ndajya kugera mu rubyiruko ruri mu nzego zitandukanye nkanjye n'abandi bagize uwo mugisha. Abo hasi, abanyeshuri, abari mu biruhuko, n'abandi twita abebyiciro byihariye, bamwe bibera mu tuvuge wenda nk'abamotari, abanyonzi, abikorera ibintu, babandi ubona akenshi hari ubwo tubaburira structure cyangwa se urwego tubasangamo. Kubera yuko rero inama y'igihugu y'urubyiruko yubatse kugera ku mudugudu, tuba twaratowe n'abo duturanye n'abo tuziranye, ibyo bikorwa dukora rusange biraduhuza. Buri gikorwa rero ntabwo tugikora cyo kwishimisha gusa, oya, haba hari ubutumwa bw'ingenzi dukwiye gutanga buri munsi. Urwo ni urugero rumwe nakubwira dukurikije ko urwego rwubatse, ariko dukorana n'izindi nzego zitandukanye. Hari Minisiteri y'Ubumwe bw'Abanyarwanda n'inshingano mboneragihugu. Mu nshingano mboneragihugu ni ukwigisha indangagaciro na kirazira za Kinyarwanda. Aho rero n'urubyiruko natwe tuba duhari. Ejo bundi rwose durutse kugirana ibiganiro byiza bijyanye n'urugerero ruciye ingando ruzaba ejo bundi. Turavuga ngo nubuhe butumwa twifuza gutanga tukaruha urubyiruko. Aho rero twaganiriye tunemeranya nuko inzego zose zizazamo, harimo ubushinjacyaha, harimo ubugenzacyaha, bakavamo urwego rumwe mu rwego rw'ubutabera, bakaza kudusobanurira ibyaha bikorwa n'urubyiruko kugira ngo ibyo tuvuga abantu be kumva gusa ko ari amagambo. Ibyo byaha nk'uko wabivuze umubare munini w'Abanyarwanda ni urubyiruko. Again, niyo ugiye kureba mu mibare ya mu rwego rw'igorora cyangwa n'urwego rw'ubutabera, usanga n'abakoze ibyo byaha abenshi ari umubare munini w'urubyiruko. Iyo twigisha rero no kuzana abo bantu baba muri izo nzego zitandukanye, biradufasha kugira ngo dusobanure neza icyo dukwiye kwirinda, uko cyica igihugu. nk'uko Honorable yaramaze kubivuga, avuga ati turifuza gusigira u Rwanda urubyiruko rufite budget ruzashobora kubaho. Ariko twebwe buriya dufite andi mahirwe akomeye, bwana munyamakuru, ni uko uru Rwanda twigira ku mateka y'aba bakuze turi kumwe nabo, ariko dukorana nabo. Buriya iyo bakora nyine tuba tureba, tukareba aho baruvanye, tukareba aho baruganisha, natwe tukagendera muri uwo mujyo. N'abari mu nzego buri munsi turigishwa, buri gihe tugira umugisha wo kugira ibiganiro n'ababyeyi turi kumwe mu nshingano, bakatwigisha, bakatwereka aho u Rwanda rugana, kandi noneho nibifatika. Niba imisoro ishobora kubaka amashuri, ikubaka ibitaro, ikaduteza imbere ibikorwa by'imyidagaduro, muzi ko mu rubyiruko twikundira imyidagaduro, nabyo tukabibona bivuye mu kuba abantu bagororotse batarya ruswa, ahubwo ikaza mu musoro, ibintu bigakora uko bikwiye gukora. Izo ni ingero dufatiraho. Abavuga ko urubyiruko muri iki gihe, babandi twavugaga bari mu kazi, nawe wabikomojeho uti na bamwe muri abo bafatwa kuryozwa ibyaha bya ruswa, abarimo na rwa rubyiruko. Aba bantu urubyiruko ko bavuga ngo benshi bashaka kugira ngo babone cyangwa se bakire vuba, katubivuge muri ayo magambo, baba bashaka gukira vuba. Aba bantu nuko yenda batigishwa, nuko batabona inyigisho, burere mboneragihugu, kwigishwa kugira ikinyabupfura, kuba inyangamugayo, nuko batabibona. Oya, cyangwa ni wa wundi umwe nyine tukisha benshi. Dushatse twanahera kuri uwo mugani waruvuze, ariko nawe ni uwacu. Niyo mpamvu tutamusiga inyuma, nabyo nagira icyo mbivugaho. Si uko uburere tutabuhabwa, si uko inyigisho zidahabwa buri gihe,
iyo ukabona n'amategeko nk'uko honorable yarabivuze adoze neza ku buryo yakatubera imbago zituma tutayarenga. Yego. Ariko hakaza n'icyo kintu wari uvuze nacyo umuntu atakwirengagiza cyo gushaka kugera kuri byinshi mu gihe gito. Bakaguha inshingano ugasanga umuntu umaze imyaka 20 muri izo nshingano yubaka igihugu, kandi uko umuntu yubaka igihugu ni nako nawe yiyubaka. Ibyo ngibyo ni ibintu bisanzwe, ariko ugahita ushaka kumera nkawe. Burya nabyo bijyana n'indangagaciro z'umuntu izitwa kwihangana, ugategereza icyawe mu gihe gikwiriye, ukanakira yuko igihe kigena ibyacyo. Inyigisho rero zihoraho, ntabwo navuga ngo nuko tuba tutazihawe, yaba umwe agatukisha bose, ariko nawe akenshi ureba usanga biterwa yaba uburere bwo mu rugo se, ariko hari ikindi buriya twinjiyemo cyitwa iyi social media izana akantu nakwita peer pressure, sinzi ukuntu nakagorora mu Kinyarwanda, kazana nk'igitutu. Yego. Njyewe urugero rworoshye, umuntu wenda ufite imyaka nk'iyanjye wo muri Amerika ari kujya kuri Instagram, arajya kuri TikTok, agapostinga yaguze imodoka ya miliyoni 50 z'amanyarwanda n'urugero. Noneho nkahita nsimbuka mu mutwe ngashaka kumera nkawe, ariko nkirengagiza aho igihugu cyacu cyavuye, aho kiri naho kigana, n'amahirwe anzengurutse ese niyamuzengurutse. Ibyo bintu byose rero tugashaka gukora icyo bita shortcut y'ubusamo. Mu gushaka gukora y'ubusamo kugira ngo umugenzi wanjye witwa Vincent urugero uri muri Australia, witwa undi uri muri Amerika, ifoto ya postinze nanjye ni posting, kandi nta nubwo nzi icyo byamusabye, igitambo yatanze kugira ngo agere hariya, ariko nanjye ngashaka kumera nkawe nyuzuye ubusamo. Urakoze cyane. Bwana Apollinaire Mupiganyi, mujya mukora ubushakashatsi mukabitangariza abanyarwanda, ruswa, kurwanya ruswa, gukumira no kurwanya ruswa, akarengane ku banyarwanda. Ubundi abanyarwanda iyo mukoze ubwo bushakashatsi bwanyu, abanyarwanda bababwira iki? Bababwira ko ruswa hasi hariya cyangwa mu baturage ihagaze ite, ukurikije mwebwe ibipimo byanyu cyangwa se ubushakashatsi mwikorera mukanabutangariza abanyarwanda? Urakoze Vincent, barakoze abambanjirije kuri biganiro cyangwa se ibitekerezo batanze, uko urubyiruko rw'igihugu cyacu ruhagaze, uko rwiyumva muri iki gihugu. Mbere ko nsubiza n'icyo kibazo nabanza nkavuga ko urubyiruko rwacu za mvugo bakunze gukoresha ruri mu bisubizo. Ruri mu bisubizo kuko rufite igihugu kibumva, rufite igihugu, rufite ababyeyi baruteguriye, rufite umuyobozi urureberera, ruri mu bisubizo rero rugombye gufatiraho muri ibyo bisubizo. Mu bushakashatsi dukora iyo turebye imiterere ya ruswa muri rusange, ruswa iragenda igabanuka nk'uko honorable yabivuze. Nk'igipimo dushyira ahagaragara buri mwaka kizwi nka Rwanda Bribery Index, muri 2022 byari kuri 28 hafi 29, biramanuka 23 biba 21 hafi 22. Urumva kumanukaho pourcentage cyangwa se igipimo kigera kuri 7 ni byinshi. Yewe niyo twajya muri icyo gipimo mpuzamahanga cya Transparency International, mu miryango yacu natwe TIA Rwanda turimo, u Rwanda rwavuye ku mwanya wa 54 muri 2022 ruza ku mwanya wa 49. Urumva rero yuko hariho impinduka biba ku rwego rw'igihugu by'abaturage bavuga, ariko no ku rwego mpuzamahanga abandi baza gusura igihugu cyacu. Yego. Ariko iyo tugiye kureba, iyo dusesenguye ku buryo bwimbitse, dusanga ruswa igaragara cyane cyane hahandi umuturage ahura amaso ku yandi n'umuha serivisi. Akaba niyo mpamvu ikoranabuhanga ryaje ari igisubizo, kandi iryo koranabuhanga abari ifitemo ubumenyi n'urubyiruko. Ndibuka kera hari umuntu umwe rushesha kanguhe yajya gukora kuri computer bikamunanira, agahamagara ati nyiranaka w'urubyiruko, ati waje ukamfasha sinzi aho nakanze. Mu myaka rero nk'iyi yacu usanga twifashisha urubyiruko cyane, ariko nanone rwa rubyiruko rwacu iyo dukoze isesengura dusanga ruri muri bya byiciro nanone twita biri kuri risk. Ubwa mbere baracyari bato, bizera abantu, bizera ababyeyi. Iyo rero bakwizeye ukamujyana mu nzira itari yo, ushobora kumugusha
mu bibi. Kandi rwa rubyiruko rwacu nanone nubwo ari abantu bafite imbaraga z'umubiri, ariko nanone bari mu byiciro tuvuga ko biri muri risike bishobora kugirwaho ingaruka ku buryo butandukanye n'ibindi byiciro na ruswa. Reka mbisobanure neza. Muri Rwanda Bribery Index tureba cyane cyane ibyiciro, iyo dukora ubushakashatsi tureba ibyiciro by'abantu abize, amikoro, iki dusanga abenshi mu basubiza amikoro yabo ari hasi, hafi ibihumbi 30 ku kwezi, ariyo mafaranga babona. Muri ibyo bihumbi 30 rero nicyo cyiciro kinini, kandi urubyiruko ruba rugitangira kwiyubaka. Urubyiruko rufite imbaraga, rufite ibitekerezo byiza, ariko ntabwo ruragira amikoro. Urwo rubyiruko rero rushobora kuba vulnerable mu gihugu runaka atari u Rwanda, kuko nababwiye ko bari mu bisubizo igihugu cyacu kibaha ibyibanze byose kugira ngo koko bashobore kugera ku byo bifuza. Urwo rubyiruko rushobora kuba vulnerable mu gihugu kimakajwemo ruswa. Niyo mpamvu rero dushyira imbaraga cyane cyane mu gukumira no kurwanya ruswa no guha ubumenyi urubyiruko. Nasoreza nko ku bushakashatsi bundi tujya dukora, ngira ngo turaza no kubigarukaho bwa ruswa ishingiye ku gitsina mu kazi. Urubyiruko ruba iyo barangije amashuri bakishakashaka bashaka akazi, hari ahantu rero muri ubwo bushakashatsi twasanze abantu bari more exposed kuri iyo ruswa ishingiye ku gitsina, cyane cyane igitsina gore. Abakobwa ni babandi bagitangira kujya gushaka akazi b'abanyeshuri. Urumva rero tubirebye urubyiruko rwacu tutakumiye ngo turwanye ruswa, dushobora kurukoma mu nkokora imbaraga bafite, ariko ikiza nuko amategeko arahari, inzego zirahari, nabo barahagarariwe nk'uko ngabo turi kumwe hano. Ni igihugu kiriho kibaha amahirwe. Icyo twabasaba nkatwe turwanya ruswa cyangwa se tubakuriye nuko batinyuka. Mu gitondo twari muri kiganiro nanone tuvuga tuti niba ubonye ruswa, niba hari umuntu ukwimye uburenganzira bwawe, vuga uti oya, umufiteho ububasha. Burya nta munyantege nke nk'umuntu uri mu cyaha. Yego. Iyo yamenye ko wamumenye, iyo yamenye ko ushobora kumutangaho amakuru, yego, kabone niba uko yaba ameze gute, byubahira aba afite, ari wowe ugitangira, ari wowe ufite amakuru kuri we, uba umurusha imbaraga. Nasoza mvuga ngo uru rubyiruko rwacu ruraduha icyizere tureba ibyo rwafashije iki gihugu cyacu, cyane cyane reka turebe mu gihe cya covid. Abasaza twabaga twibereye mu nzu dutegereje, urubyiruko nirwo rwafashe iya mbere, rujya ku mihanda rufasha abaturage, ari ukubaha ubufasha bw'ibanze, ari ukubayobora. Rwatugejeje ku byiza byinshi. Bakoze akazi kanini cyane. Bakoze akazi kanini cyane. Urwo rubyiruko rero twarukoresheje no mu kurwanya ruswa, ko badufasha intambwe twifuza kugeraho. Honorable Abbas yavugaga muri 2050 twahigeraho, kandi tuyifitiye icyizere kuko urubyiruko rwacu urabona yuko rufite ubushake n'imbaraga. Tuyenda turaza kumubazaho kugira ngo twumve umusanzu wabo, nubwo umusanzu wabo udashidikanywaho iyo bahagurutse, ibyo bagiyemo kubera imbaraga, ubwenge no gutozwa neza, barabikora kandi bikagenda neza. Ariko nagira ngo yenda ntarakurekura turebe, uravuze uti ruswa igenda igabanuka uko imyaka ishira, igenda igabanuka. Twavuga ko ari amategeko yagiyeho yenda ahana bano bantu, twavuga ko yenda ari ukwigisha bihoraho byashyizwemo imbaraga. Ni iki gituma yenda tuvuga ko muri iki gihe igenda igabanuka mukurikije ubushakashatsi mukora? Icya mbere, gahunda yo gukumira no kurwanya ruswa mu gihugu cyacu ni ihoraho. Ubu mu cyumweru cyo gukumira no kurwanya ruswa, ariko ntabwo ari iki cyumweru cyonyine. Inzego zose, njye n'abakunze kuza kudusura muri Transparency International Rwanda batubaza se umwihariko w'u Rwanda n'uwuhe. Ubwa mbere hari guhoraho kumva yuko atari ikintu gikorwa rimwe mu mwaka, ariko no mu bindi bihugu amategeko arahari, yewe n'inzego zirahari, ari bitandukanire ku bushake bwa politiki, kutihanganira ruswa. Buriya iyo hejuru hari interuro cyangwa se ubutumwa busobanutse ngo ntabwo twifuza, ntabwo twihanganira ruswa, biragenda bikagera hasi, noneho na babandi babishyira mu bikorwa bakumva interuro y'ibukuru cyangwa se y'umuyobozi mukuru.
ikindi kandi kutihanganira bigaragarira nuko niba hari uketswe iperereza rirakorwa agaca mu butabera ku buryo bunoze yahamwe n'icyaha agahanwa. Ntabwo ari nko mu bindi bihugu usanga hari ibyo nubwo naha dukunda kubikoresha ngo ibifi binini n'ibifi bito, mu bindi bihugu usanga ibyo bifi binini nyine indobani itabifata ari udusambaza dutoya ducamo, ariko hano nta bifi binini nta bifi bito. Ruswa ni ruswa, icyaha cya ruswa kiraremereye. Uba uri umuntu uciriritse, umuturage usanzwe, uba n'umuyobozi mukuru bitewe n'aho n'umwanya waba urimo. Aho rero niho abaturage cyangwa se ubudasa bw'u Rwanda iyo tugeranije no mu bindi bihugu. Ikindi, kuvugurura amategeko ni ikintu cyafashije. Nk'itegeko ririho ubu ngubu rikumira rikarwanya ruswa, mbere ryari rifitemo imbogamizi aho nk'umuntu yashobora kukwaka ruswa yewe nta mahitamo ufite, ukaba wanayitanga ariko wajya gutanga amakuru nawe ugakurikiranwa. Ariko ubu ngubu iyo utanze amakuru iperereza ritaratangira kabone niyo waba watanze ruswa, wowe ntabwo ukurikiranwa. Mu bindi bihugu amategeko aracyaziritse gutyo, ntabwo atanga uburyo bw'umuntu wabaye victime ya ruswa kandi nta mahitamo afite. Reka ntange urugero, umugore runaka uri ku gise ashaka kujya kubyara, umunasi runaka akaba yamusaba ruswa, nta mahitamo afite, gupfa cyangwa se gutanga ruswa. Ubwo se umuntu atanze ruswa yarangiza akatanga amakuru, uwo muntu agakurikiranwa, uwo muntu yakurikiranwa koko? Ntabwo yakurikiranwa kuko nta mahitamo yari afite, kandi n'inyangamugayo kubera yashatse kubivuga agatanga ayo makuru. Iryo tegeko ryaravuguruwe. Ikindi twishimiye ni uko icyaha cya ruswa cyagiye kikareba na ba bandi banyereza umutungo wa leta. Ubwa mbere abaturage ntabwo babyumvaga, baravuga batese ko bahana umumotari watanze ruswa ku mupolisi, bakana mu mudugudu bya bihumbi 5 igihumbi, ba bandi batwara za miliyoni na za miliyari ku isoko ya leta ko tutababona. Ryaravuguruwe ubu ngubu kunyereza umutungo wa leta, gukoresha nabi bya rubanda biraza bikajya mu byaha bya ruswa. Ibyo noneho biraza twese tugahurira hamwe, ari ukoze icyaha kirebana na ruswa, kunyereza umutungo wa leta cyangwa niya ruswa yindi ishingiye kuri serivisi, duhanwa kimwe. Ariko noneho itegeko rikihanukira kuri wa wundi ufite ubushobozi, ufite ububasha, wa muyobozi. Ntabwo abayobozi bari mu myanya runaka iyo umucamanza ajya kubacira urubanza ku cyaha cya ruswa yongeraho gukomeza icyaha, mu gihe wa muturage wundi we bashobora gushyiraho inyoroshyacyaha, ariko we icyaha kiriyongera. Niba umwe bamuciraga imyaka 5, umuyobozi bazamucira imyaka 7. Ni icyerekana ko igihugu cyacu cyabihagarukiye, cyahagurye gukumira no kurwanya ruswa. Ariko ni no mu gihe nta byinshi dufite Vincent. Igihugu cyacu ni igihugu nk'uko honorable yabivuze cyatangiye kwiyubaka nyuma ya jenoside yakorewe abatutsi 1994, duhera kuri 0. Abacitse intege baragiye, abakomerejeho bariho barasarura ibyiza by'iki gihugu. Ariko ibyo byose byabonetse mu mbaraga no gucunga neza bike dufite no guha amahirwe urubyiruko, kuko nizo mbaraga z'igihugu cyacu. Urubyiruko nibo banyabwenge dufite, nibo bashobora guhangana n'ikoranabuhanga, nibo bashobora kurinda igihugu cyacu, nibo bavamo abapolisi beza, nibo bavamo ingabo nziza. Rero urubyiruko ni musingi twakubakiraho kugira ngo koko igihugu cyacu gikomeze gitera imbere mu kumenya no kurwanya ruswa. Murakoze cyane Honorable Mukama Abbas. Iyo turebye ku munsi cyangwa se nk'iki cyumweru uvuga cyahariwe nyine gukumira no kurwanya ruswa, ariko cyane cyane mwibanda kureba kurwanya ruswa, tureba urubyiruko cyane cyane uruhare bagira, ni ibihe bikorwa urebye muzibandaho muri iki cyumweru, ariko cyane cyane ugaruka ku rubyiruko rwacu? Mbese reka maze nkubwire ko insanganyamatsiko y'umwaka nta nubwo ari u Rwanda rwahisemo, ni UN, igice gishinzwe kurwanya corruption cya Africa, cya UN, nibo bicaye bahitamo muri uyu mwaka ku isi hose iyi topic ivuga dukore n'urubyiruko, yego, kurwanya ruswa, dutegura inyangamugayo z'ejo hazaza. Dufatanye n'urubyiruko mu kurwanya ruswa, dutegura inyangamugayo z'ejo hazaza. Ni ukuvuga niba UN yicaye ikabijya bise mu buryo buri general isi yose, amahirwe mu Rwanda urubyiruko ruri hafi 62% ni urubyiruko. Ku rubyiruko rwacu rero niho tugomba kuvuga dufokaliza tushire ingufu cyane cyane ko na n'ubu nibo bari izexercise gutegura.
integrity ivugwa hano twebwe hano ubunyangamugayo ubunyangamugayo nibo bugomba kubaranga kubera ko bo na eskize nimwe babona bakuze neza ntacyo babuze bize banywa amata ku ishuri perezida Bikari yabona umwanya wo kubaha umwanya wo kuganira nabo ariko generation zacu nta n'umwe wigize kugira amahirwe arabatetesha mu buryo bushoboka bwose arabaha urukundo arabizi no kikize urabona amatora tuvuyemo jundi nibo bayateguye uru rubyiruko cyane warebye ukuntu yabaye success igihe cya covid barakuturana n'abashima turashaka no mu gucunga kutagira uburogo bw'amafaranga nabyo babikore nk'uko bakora indi bintu bahabwa kandi bakora neza kuko iyi myanya turimo twese mu myaka 10 nibo bazaba niba UN ifata iyi topic nuko iziko isi yose mu myaka 10-20 iri imbere ni new generation izabiyobora isi yego wenda generation yacu twawokamwe na ruswa iyo umuntu yashaje ukabona usa nubwo amuhindura iyo igisi cyashaje ntago kiwora mu cyemera aba dufite umwanya wo kubagorora uko niba ngombwa n'inkoni bakubitwa ariko tubasigira urugira urubyiruko rwiza example ziza twagenderaho icyana kandi izi mutani bari urubyiruko ibi tugeraho ni success cyane ibi byose mwateguye kandi byateguwe n'urubyiruko exactly niba tubikubwiye nta eskize nimwe wakombye gukora nta mpamvu nimwe ubu abenshi bize iyo avuga generation piqué bize exercice ari uyobora igihugu ubu bari mutangiye ku myanya bari kuza mu nzego ziba nibo abarimo mu mitugari nibo ariko iyo wumvise mu tugari mu akarengane na ruswa ni impanga akarengane ko gatuma ruswa iza yego niba uda service umuturage warezwe neza wiga primaire neza university urarangije baguye bourse wararangije umuntu yaza ku service aguha kana ariko kuki umuntu wakuriye muri ubwo navuga muri izo base ubyibanze agakura neza kuki agera hahandi ugasanga nicyo turi kwiga araza kutubwira yanavuze yuko buryo umuntu ni mugari Vincent Imana yaturimiye buri muntu yamutemye ukwe umutima we ushogaragaza ibyo uvuga ariko nyuma yo mugongo utekereza ibi cyane ariko iyo wakoze niwe inzego zigufatira bagaragara ibi byawe ukagenda ariko amahire nuko urubyiruko rwinshi bari mu rugo mwiza kuba batari mu rugo mwiza ntabwo tuba twagize muri ko byinshi byakozwe nabo abenshi babaye muri secteur privé niho bari mu bintu tandukanye niho bari muri rubyiruko niho bari wikizwe ko benshi barakora ariko nabo bandi bari mu ngeso mbi bagomba kuzivamo burya uburere burutuvuye iyo umwerezwe nabi arangiza nabi nibyo uri kuvuga Vincent nose ko abenshi bavutse after genocide barerwa neza iyo ukibakunda waho urukundo why urwo rukundo arwibonamo iyo nyuto ukira bo urayishakira iki wowe niba Vincent warayibonye wana mazi imyaka 30 ko struggle we ntabwo yaje ejo ndahita bibona yego akubamenye ko amateko arahari azabahana aho nushaka kwibaza ari nta nubwo twacika intege icyo mbasaba abari mu nzego zibanze ko ejo bundi turi muri RGB igaragaza situation uko imeze ibipimo muri prevention of corruption inzego zibanze bararegije simvuga ko no mu nzego zindi central muri gouvernement central bitaho ariko mu nzego zibanze niho bigaragara umuturage iyo bagiye aba muri research batunga mikoro abaturage yego ntabwo baza mu nzego nk'abafanga abaturage iyo afanda vuga umuturage ku isonga niba ibyo dukora iterambere base n'umuturage uyu muturage n'utamwa service muri ukamumwa rightize umupusa yuko atanga corruption iyo uyu mwatsi umwangisha igihugu wowe yego arayegwa gononwa warangiza ukunda wabukunda president gute ubu akabaturage ubaka ruswa icyo president kiri imbere n'umuturage niba hari ikintu akunda president n'abaturage iyo wagiye iyo wavuze umuturage ku isonga mfite meaning yabyo wakwicara kera 1998 abahinza ko zibanze bagendaga n'amaguru imisozi ukazamuka n'amaguru ivurira gukubita ubu babanje kubaha moto abagitifu abahaye imodoka 0 km ninde hano mu Rwanda na kera wigezwe imodoka 0 km ni exercice programme kwa kunifuza ko dukora muri conditions nziza ntacyo atwima nakuvuga gitifu umurenge aho ari hose afite imodoka nshasha yego afite ramsa ituma yaccessinga mu tugari twose n'umudugudu nakore
anetwake akurikirane abagitifu b'utugari kuko niba mudugudu yaka ruswa umuturage ese umudugudu bikora wenyine cyangwa afite ari intumwa ari umushumba wa gitifu w'akagari gitifu w'akagari nabikora bikora wenyine gitifu umurenge atabizi muri ruswa ureba cene niyo mpamvu ruswa kuyikurikirana ni ingamba kubera ko twibaza mu nzego umuturage ku isonga iyo hasi bimeze neza aba nibaza gukora ubushakashatsi abazoba no tumeze neza nta corruption mureke tubaki igihugu cyacu reba u Rwanda aho rugeze reba uturere twose ni nka Kigali nicyo kintu abanyamahanga barashoboye ibanga ry'abanyarwanda ariko ibyo turiho twagomye kwibona muri 80% kuri 80%. Kuki tuguma muri 40 no tugomba kumva ko tugomba kuri 80-90% nayo make badi n'ushaka bayarya aje mu sanduku ya leta umesije bundi ejo numvaga Dr. Murangira agaragaza umuntu kamyo wafashe ifite ibicuruzwa birimo hafi miliyoni 70 z'amagendo n'uwo muntu watanze amakuru ni je mfata ko ari intwari miliyoni 70 nesha zari mufuko w'umuntu umwe agiye mu sanduku ya leta n'abaturage bayatanga n'ubundi niba batanga amakuru bivuga dufite abaturage beza umva ko igihugu ari icyabo banayifata kukirinda ko nta wifuza aho tugeze twasubira kandi nta gutuzasubira inyuma njye rero UN yahisemo topic dufata n'urubyiruko nuko bazi ko isi aho igeze mu myaka 10 niba za drivinga isi abacu tubategura gute yego ingamba zashizweho rero ubundi hashize amezi 6 muri za ngamba yababwiye hari iteka rya perezida zishaho inama ngishwa nama muri national level ashinzwe kumenya n'u Rwanda ruswa n'akarengane yitwa nakasi iryo teka rya perezida rimanuka no mu mirenge yego ikaba ari yitwa mu karere yitwa dakasi inama ngishwa nama yo kujya ruswa n'akarengane mu karere iri mu nzego zose zivugwa mu iryo teka ikamanuka no mu murenge yitwa sakasi inama ngishwa no mu Rwanda karengane ndaruswa mu murenge tuvika tugadukiraho niba iryo teka rya perezida rishizeho nuko iyo zikoze mu murenge umenya ugomba kumenya mu midugudu tumeze gute tugari tumeze gute yego na mpamvu umuturage yarengana bize muri presidence bize urwo muvunyi bize muri primature nuko izo nama zego zira ntabwo zikora akazi kazo kora umuvunyi mu gufata zanga twashizeho anti corruption club ni wa youth n'urwabo bisho rwawe abakora bushaka bari hose mu gihugu mwabakoresheje bo bakaba nk'aba informa bacu niyemere yuko umuturage yarengana ubwo ndavuga za namangisho nabo zo murenge koresha ibikorwa rwacu kugira rubafashe nutarukoresha ruzajya mu bindi sizo mu turabyumva ni ingamba zose leta perezida ashizeho uzatuma nta excuse nimwe yaboneka nizikora neza mu nyamakuru karenga tuzagahashya duhashya karenga na ruswa tuzayihashya kuko byose niho bihera murakoze cyane honorable Bwana Ngabo ndabona mufite akazi kenshi kandi gashoboka mufite akazi kenshi ariko barabashima mu byo mushyizeho amaboko murabikora kandi mukabikora neza ubundi runo rubyiruko iyo muganiriye yenda ubwo ndavuga kuri ba bandi bashobora kuba bakivugwaho cyangwa se bagaragaho izo ruswa bavuga ko kibibatera yenda cyaba ari iki yego bivuze ngo umuntu ni mugari ariko mubona imbogamizi cyangwa ikibazo bagihura nacyo ni iki ku buryo mushobora kuvuga muti twahera hano noneho tugorora urubyiruko rwacu reka mpera aho twahera n'impamvu aho duhera birasubiza icyo ngicyo ubundi bijyanye no kwigisha no kuganiriza abantu bihoraho kwigisha no guhozaho honorable bivuze neza avuga ngo uburere buruta ubuvuke ni kuvuga ngo gukorera ntibihagarara yego ariko bigahura niyo ugerageje kunyura mu bantu ukibaza impamvu iki niki kibibatera ukagerageza kwiga ibyaba byatumye abantu bakora ibyo usanga hane nari kimwe twatangiye tuvuga cyo gushaka gukira vuba cyo gushaka kwihuta vuba cyo gushaka hakazamo biterwa no kutanyurwa kuko burya njyewe mere nk'akantaka ubundi ni bibi cyane njyewe ndinde nyuzwe n'ibihe ndagana hehe akenshi burya hakaba n'umuntu wisanga ahantu tuvuge niba ari mu rwego rwikorera bamuhaye inshingano kubera ko yize neza nk'uko honorable Mukama yabivuga ko twize neza nibyo noneho afite ubwenge afite ubuhanga agakora ariko ntiyari yarigeza agera
igena ntekerezo y'ubuzima bwe n'intumbero y'aho ashaka kugana n'igihe azahagana. Ndashaka kuvuga muri izi ndimi z'amahanga za vision. Bati ngewe mfite imyaka iyi ndifuza kuzakora iki, ndifuza kuzakora iki. Buryo ufite vision y'ubuzima bwawe ugira naho ugana, ukagira n'uburyo ubikorera. Ariko umuntu akava ku ishuri akiga agahita akatangira kubona buriya hari n'abangiza amafaranga bakayajyana mu biyobyabwenge. Wenda ntabwo aricyo turi buvugeho uyu munsi, ariko icyo nacyo kiraduhangayikishije. Ugasanga umuntu akorera amafaranga menshi, ariko kubera ko nta nshingano afite cyangwa nta n'intumbero afite, akayajyana mu biyobyabwenge, inzoga nyinshi n'ibindi nk'ibyo ngibyo. So rero ugasanga birasaba yuko abantu bakomeza kwigisha no kuganiriza abantu, bakavuga bati dushyire ibirenge hasi tumenye ngo turagana hehe, turabikorera gute. Ibyo rero bijyana na process, it's a whole journey, n'urugendo. Icyo rero ugasanga gitera abantu gukora ibyaha kubera ko bashaka kwihuta mu iterambere, batigeze banateganya, batigeze banavuga ngo twebwe turi bande, turashaka kugera hehe, bya nibyo kugira vision. Ariko noneho icyo dukora, icyo dukomeza gukora dufatanyije n'inzego, ni ukuganiriza urubyiruko kandi rwo mu nzego zose zitandukanye, haba mu bafata ibyemezo bagiriwe umugisha bagahabwa imirimo, cyane cyane ko abo ngabo noneho biba binakomeye. Buryo ubugomba kuba nkore bandebereho, ubugomba kuba intangarugero no gukomeza no kubwira ababyeyi bacu batugirira icyizere, ukababwira ngo muhumure, iki cyizere mwangiriye rwose nari ngikwiriye, sinzabatenguha. Ibyo bituma n'abarumuna bacu bari inyuma yacu nabo bakomeza kugira amahirwe nk'ayo natwe uyu munsi tugenda tugirirwa. Wowe abafite inshingano zihariye, niyo mpamvu n'inyigisho zabo zo ziba zihariye. Tugira itorero ritandukanye ry'abayobozi, tugira na mifotorigi bidufashamo. Ubwo rero uko twiga niko dusubira iwacu tukigisha abandi, ariko noneho iyo ubaye nkore bandebereho, uburyo ubutanga n'urugero. Urwo rukundo, urwo rumuri nyakubahwa yaduhaye, natwe tukaruha abandi. Rero ntekereza ntashidikanya yuko hari icyo cya pressure yo gushaka gukira vuba vuba. Tugomba rwose kuvuga ngo reka tubanze tunyurwe n'ibyo dufite n'aho turi, biduhe gutegura intumbero y'aho tugana. Tunitonde kuko igihugu nyine ni icyacu, ntawe tugisiganya nawe, nk'uko yabivugaga ati uru rubyiruko ni rwo Rwanda rw'uyu munsi n'ejo. Ntekereza ko ari ibyo. Bwana Mupiganyi, uru rubyiruko hari igihe abantu bavuga ngo bigira ku bandi, tukavuga tuti ushobora kwiga ibyiza ariko ibibi ukabyihorera. Twaba tuvuga ko uru rubyiruko wenda bashobora kuba bareba cyangwa se barebera ku bakuru n'ibyo mu byo barimo gukora, ahubwo ati nanjye narebera kuri ibi ngibi, nkaba yenda nanjye nagira icyo nshisha ku ruhande kugira ngo nanjye nkire vuba mere nka Bwana Mupiganyi. Ntabwo areba imyaka ugezemo, igihe byagufasha kugira ngo ibyo ufite n'ubu bifite ubu ngubu. Twavuga ko baba bashobora kwiga nabi cyangwa se gufata imico mibi ku bababanjirije, niko twavuga. Ngira ngo ntabwo navuga ko urubyiruko rwacu, ndavuga bamwe burya no mu ishuri umwarimu arigisha, hakagira abafata bagatsinda neza, n'abandi bigora ugasanga baradubuye, ahubwo no kubirukana bakabirukana. Ariko muri experience cyangwa se mu buzima bwa buri munsi, turabona urubyiruko rwacu iyo ruhawe amahirwe, rugahabwa amakuru, rugahabwa abakuru barufasha, icyo twita role models, kandi barabafite. His Excellence arahari n'abandi bayobozi babera ba role models. Ruba impinduka cyangwa se ruba imbarutso z'impinduka mu iterambere ry'igihugu cyacu, harimo no kurwanya ruswa. Narindiho ndeba nkatwe nka Transparency tujya dukora ibikorwa bitandukanye, ari ibikorwa by'ubukangurambaga, ari ibikorwa byo gukusanya amakuru kuri ruswa. Urubyiruko ruradufasha cyane. Nk'ubu muri iki cyumweru gishize twari dukora icyo nakwita imikurikiranire y'imitangire ya serivisi ku nzego z'ibanze, ariko duhuriwe dukoresha ikoranabuhanga, amatelefone za smartphone. Ntabwo twari kujyanamo abasaza cyangwa abandi, usibye urubyiruko ruzi gukoresha ikoranabuhanga, rushobora no gusobanurira abaturage. Twakoranye n'urubyiruko rugera kuri 20. Ubu urwo rubyiruko rwatugejejeho umusaruro munini cyane, kuko iryo koranabuhanga ubu ngubu abaturage batangiye kohereza ubutumwa kubera inyigisho urwo rubyiruko rwaberetse, nabo bakora babereka uko batanga amakuru. Icyo kintu rero iyo umuhaye uburyo nawe yigira icyizere ko
kwa kundi yatinyaga ubuyobozi cyangwa yumvaga ngo hari umutegetsi runaka, kuko umuyobozi mwiza burya ntabwo bamutinya cyane. ni nk'umubyeyi mwiza. Umubyeyi mwiza iyo ageze mu rugo abana baza bamusanga bakamubwira bati mubyeyi niba ari papa niba ari mama. Ariko uri mubyeyi wa undi ukanga wigize intare uraza abana bagakwepa. Abayobozi beza rero urubyiruko rubisangamo rubisanzuramo. Rufite rero ingero nziza kandi urubyiruko rwacu ruratanga icyizere. Honorable yavugaga amatsinda ahari mu mashuri yo gukumira no kurwanya ruswa, arafasha cyane, afasha no gukumira ibyaha cyane cyane bijyanye n'imyigire n'ubukangurambaga ku mashuri n'aho baturiye. Urubyiruko rwacu rero ruraduha icyizere muri rusange, niko nabivuga. Iyo turuhaye uburyo tukarwizera, tukari uburyo bwo gutanga amakuru, kuko nibo begera bari abaturage. Dufite abakorerabushake ndetse urwo rubyiruko navuze bagera kuri 472 ku rwego mu gihugu hose. Bamwe twabahaye za smartphone batwohereza amakuru, yewe na mbere yuko batanga amakuru bafasha abo begereye abaturage. Inzego z'ibanze zibafitiye icyizere. Rero mureke twubake kuri urubyiruko rwacu, nabo kandi bumve yuko ari umusemburo w'impinduka mu kumenya no kurwanya ruswa. Tuzagera ku byo dushaka. Nkuko natanye bivuga, ruswa igira ingaruka nyinshi zitandukanye, ariko ku rubyiruko by'umwihariko ishobora kugira ingaruka zirenze, kuko niho abantu baba bagitangira babandi bakunda kuvuga mu gifaransa ngo je commence la vie. Iyo uri muri je commence la vie rero ukiri vulnerable, ukeneye rero umuntu ugufata neza mu mugongo kugira ngo ushobore gutera intambwe wifuza mu buzima. Murakoze cyane. Honorable Abbas, reka dusoze kino kiganiro iyo turebye muri RGB za raporo igaragaza, twagiye tubona dusanga serivisi, tangira serivisi, urwego rwa serivisi ruracyari hasi cyangwa se rwasubiye inyuma. Turimo turakangurira urubyiruko kugira ngo rujye muri izi nshingano, ariko birinde ruswa. Muri iki gihe cy'icyumweru cyangwa se n'ibindi bihe bizakurikira, n'iki musaba uru rubyiruko kugira ngo tuzageze igihe henda tuvuga tuti abaturage bacu, nkamwe mwebwe muhura n'abaturage benshi cyangwa barabahamagara, hari ruswa ziri aha ngaha, serivisi twarazibuze, tuzageze igihe henda tubona tukavuga tuti abaturage bacu banyuzwe na serivisi, cyangwa se uburyo bwa serivisi bw'imitangire serivisi mibi byaragabanutse. Ni iki twakora, ni iki wabwira abanyarwanda dusoza iki kiganiro? Icyo navuga ku rubyiruko, twibande ku rubyiruko, tuvuge no mu masoko, amatenders menshi n'urubyiruko barimo bari expose n'abantu no gukira vuba ibyo bavugaga. Uzareba abenshi bari muri za tenda niho baba bazirimo, n'abamwe bacuruzi baza bakabakoraptinga, bakuva ko banyotse amafaranga akamukoresha amakosa. Ndabwira nabo bakuru bakoresha amakosa, iyo bakuze baturugera abana ntabwo ari byo. Reka umwana akora akazi ke nk'uko byakagombye, akoresha ubuhanga yavanye mu ishuri, wowe uraza kumubeshisha amafaranga, akora amakosa, agwa isoko, uburoga umwana. Ntabwo wowe wakuye umusore, umenye ko ibyo ukora umuroga uburoza igihugu. Urubyiruko rwacu turacyarufite icyizere, bafite amahirwe niba bafanda ari gupromotinga, ko ntabwo tuzaho tugomba gutegura bazadavira igihugu cy'u Rwanda. Ni nabo bakomeze kuba inyangamugayo, birinde kugira inyota zo gukena. Nuko nzi ko avec la mondialisation isi kugenda nibashuka buri munsi agashaka gukira vuba, akabumve ko u Rwanda ruraryoshye pe. Nibo bari gutegurwa ibi byiza byose, nibo His Excellency ibyiza ari gukorera igihugu n'abanyarugo rwacu bikorera, niba ategura kuki bagira uburoho kandi bazikora ibyabo. Kuko uburoho bw'iki yumva yuko Imana uyigena, igihe cyo nikigera uzazamuka mu mwanya. Kandi abantu inzego zigenda zira buri muntu wese uko yitwara, agaporo k'umuntu gasohoka utazi ko gasotse, uko barakumenya congratulations kabari nziza. Turifuza ko akore yumva ko ari gukora igihugu kiramureba, n'Imana iramureba. Iyo wakoze neza bazagushimira, uzazamuka. Unamenye ko Imana kuzamuye na amahirwe 14 nukora nabi Imana izaguhana. Honorable Mukama, minota yaturangiranye. Ndangirije kubyo nifuriza gusaba urubyiruko rwacu kuba inyangamugayo, ko igihugu ni cyabo, nibagire
amashyushyu yo gukira vuba bazakira ntibagire icyo perezida arabakora. Ibyiza biri imbere kandi byose birahabira imbere yabo, bazabibona ntibagira amashyushyu yo gukira vuba. Reka mbashimire, sindi bugiye ko umwe kuri umwe, kashimire mwese abadukurikiye makuru iki kiganiro ko twarebaga urubyiruko mu kurwanya ruswa. Nyamuneka urubyiruko wishaka gukira vuba kuko ibyiza biri imbere. Reka tubashimire, ikiganiro naho ubutaha.